Amateka yaranze umugabekazi Rosine Gicanda wishwe kuwa 20 Mata mu mwaka w'1994. Yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana, yakundaga umugabo we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ni amagambo ubwirwa na buri wese uhuye nawe cyangwa se uwigeze kubona umwamikazi Gicanda wishwe kuwa 20 Mata mu mwaka w'1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi azira uko yavutse. None rero hejuru ya byose umwamikazi Rosine Gicanda abamuzi bemeza ko yakundaga u Rwanda cyane, biri no mu byatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bameneshwaga mu mwaka w'1959 abandi bakicwa. Yarugumyemo ndetse anacunaguzwa biteye ubwoba kugeza ubwo mu mwaka w'1994 aribwo yambuwe ubuzima azira uko yavutse. None rero kuwa 20 Mata mu mwaka w'1994 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko wari umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosine Gicanda yishwe n'abasirikare ba leta yakoraga Jenoside azizwa ko ari umututsi. Gicanda yari yarashakanye n'umwami Mutara gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre kuwa 13 Mutarama mu mwaka w'1992 barabana kugeza tariki ya 25 Nyakanga mu mwaka w'1959 ubwo umwami yatangaga mu buryo bw'amayobera atangiye i Burundi ubwo yari yaruzwe n'abazungu. Ubwo u Rwanda rwahindukaga Repubulika, Gicanda yatangiye gucunaguzwa mu mwaka w'1961. Perezida Kayibanda Gerwari yamwirukanye mu Rukari i Nyanza maze ajya gutura i Butare mu karere ka Huye, ari naho yaje kwicirwa mu mwaka w'1994 kuwa 20 Mata. I Butare yabayeyo cyangwa se yabayeho Butare mu buzima bworoheje, aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bake bamufashaga mu mirimo igiye itandukanye. Tariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994 ahagana saa 5 z'amanywa abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda bamufatana n'abandi bagore batandatu babanaga, barabatwara ku mabwiriza yatanzwe na Kapiteni wa kabiri Defonsi Nzeyimana wari umuyobozi ushinzwe ubutasi mu ishuri rya gisirikare. Muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda, nubwo muri urwo rugo hasigaye umubyeyi wa Gicanda n'undi mukobwa wamwitagaho kuko yari ageze mu zabukuru. Abo basirikare batwaye Gicanda n'abandi bagore bari kumwe babajyana inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda barabarasa nuko barapfa. Inkuru ibirangiriye aho. Inkuru yarangiriye aho kuko haragiye gusigara hibukwa amateka yiwe, urugwiro abo yafashije ndetse n'ubwuzu yagiriraga buri muntu wese wamugenderaga. Ntibyaciriye aho kuko nyuma abo basirikare n'interahamwe bagarutse mu rugo rw'umwamikazi bagasahura ibintu ndetse bakanica umubyeyi wa Rosine Gicanda wari wigereye mu zabukuru. Amateka ku babanye nawe batangaje. Bamwe mu babyeyi babanye n'uyu mwamikazi Gicanda bemeza ko yari umuntu mwiza haba ku mubiri no ku mutima, agira kwicisha bugufi kudasanzwe. Umukecuru Mukadondore Inosiyana wabanye nawe mu kiganiro yagiranye natwe ndetse akaba yaritangaje no ku Gihe, yagize ati ndamukumbuye. Mbega yasuzaga umutima we, wabonaga ko ari Imana atari umwana w'umuntu. Yaterekaga amata akazimanira abantu bose atarobanuye ubwo yavugaga umwamikazi Gicanda. Uyu mukecuru yagarutse ku kwicisha bugufi kwa Gicanda avuga ko yanabanaga neza n'abandi bagore mu muryango remezo, dore ko yari umuyoboke ukomeye cyane wa Kiliziya Gatolika. Mukandori yavuze ko ikidasanzwe ku mwamikazi Gicanda ari uko yakundaga umugabo we byahebuje, kuko
ugeze ku rugo iwiwe yari yaranditse amazina ye ku irembo ngo uwinjiye wese ajye abanza amwibuke. Muka Gakombe Venetia yari anaturanye by'umwihariko n'urugo rw'uyu nguyu Gicanda na n'ubu ngubu ntagituye i Huye. Nawe yavuze ko umwamikazi yari yihariye mu mico myiza, ko ku buryo utumvaga icyo abamwishe bamusizaga, ati yari mwiza cyane, afite umutima wagutse, ntiyari akwiye kwicwa urw'agashinyaguro, ahorwa uko yaremwe kandi akicwa n'abanyarwanda. By'umwihariko Satani ni abazungu bazanye ivangura mu banyarwanda, barahemutse pe. Umwe mu bo mu muryango wa Gicanda utifuje kwivuga amazina yatangaje ko mbega ko muri Mata tariki ya 20 Mata nyine hajyaga hategurwa misa yo gusabira umwamikazi n'abandi bo mu muryango we bazize Jenoside. Gusa ngo uyu mwaka mbega hari muri 19 ntibyakunze kubera icyorezo cya COVID-19. Ati umwamikazi muziho byinshi kandi byiza, cyane cyane ukuntu yakundaga abantu, akazimanira abantu baje bamugana atavangura. Ntiyajyaga tugira misa yihariye yo kumwibuka n'ibindi bikorwa, ariko aho COVID-19 iziye turabona bitazakunda. Ibigwi n'urukundo by'umwamikazi Gicanda byiharirwa ibigwi n'urukundo by'umwamikazi Gicanda Rosine byirahirwa n'uwamugezeho wese. Mu buhamya bwatanzwe na Perezida Paul Kagame muri 2017, avuga ko ku mateka y'ubuto bwe kuva afite imyaka 4 y'amavuko, ubwo yatangiraga ubuzima bw'ubuhunzi, yishimiye Gicanda nk'umwe mu bamufashije akabasha kurokoka. Ni ubuhamya bwagaruraga by'umwihariko, ni ubuhamya bugaragara muri nimero 2944 y'ikinyamakuru Jeune Afrique yasohotse ku wa 14 Kamena 2017 yiswe Amabanga.